bivuge oya ndabaza n'uriya mbivuge cyangwa bivuga ibyo ngiye kuvuga mbivuge nzi ko hari bibiri bubabaza ubundi hosting ni uburayi mbaza uti hawe ni ukuvuga ngo iyo baje hosting abaje hosting iki zisa n'ibyo kubaza ni ukuvuga ngo icyo bakora abana b'abakobwa baraza hakaza abagabo b'ibirara sibyo turabasuhuje bakunzi bacu yego mudukunda kandi mudukurikira kuri Niya TV show benambe tubifuje umwaka musha muhire wa 2026 nubwo tugezemo kwa kabiri ariko turacyawe enjoyinga bro nizera ko meze neza uyu munsi rero tugiye kuganira nkuko bisanzwe ndi kumwe n'uyu mugabo ikore mu tana yabwira batanazisha meze bite Justin Musari sawa ndishimye cyane kubera ko twongeye guhura ndibaza ko hari hashize igihe kirekire wenda nubwo ntajya nkunda kuza hano kuri kamera ariko no mu buzima busanzwe tumaze igihe kirekire tutabonana hanyuma amazina yanjye nitwa Yannick Mr. Blue kandi ndishimye cyane kuba ngeze hano buriya sinzi niba ubizi ariko ndibaza ko ari ubwa mbere ngaragaye kuri kamera ndimo gukora ikiganiro kimeze gutya ni ubwa mbere ariko ntabwo ari ubwa mbere ugaragaye kuri kamera uri mu bindi bikorwa runaka ku batamuzi ni umugabo ukomeye cyane ni umufilm maker ni umu actor hagiye ibintu ukora ni ibiki ndi umu director wa video nandika filme nandika ya script muri rusange ikindi ni ikihe ahubwo abantu bashaka gukora amafilime akomeye cyane bakurebe kuko nabonye umukono wawe muri filime uburyoshye filime wanditse iyo ndi kureba filime iryoshye mitamenya ko kenshi ushobora kuba byihishe inyuma byashoboka ariko ubwo niyo ubibona gutyo Imana ishimwe bo ntabwo ufite icyo cyizere se ko ukora ibintu biryoshye buriya ariko nze mubwire igihe cyose uzakora ikintu utifitiye icyizere uzaba ufite ikibazo gikomeye ufite ikibazo ubura confidence niyo ya mbere muri ubu buzima cyane rwose buriya mw'abantu muzabura confidence muri iki kinyejana azasigara kuko urumva turi mu kinyejana kigusaba akenshi gukora ibintu utanize gukora ibintu ikireba no kureba ikintu cyaguha amafaranga niko bimeze niyo mpamvu kugira ngo ufate filime yawe cyangwa se projet yawe uyitangire nyine abantu benshi babona projet n'ubundi yarangiye igiye hanze akabona ari ikintu nyine cyarangije kubakwa ariko byonyine kugira ngo ugitangire hasi kugeza kibaye projet nyine igaragara ku buryo yereka umuntu ngo dore ngiyi ibana byanyuze mu nzira zitandukanye rero kugira ngo ufate projet yawe ushyire hanze ntabwo ndibaza ko izo mbaraga ntabwo wazibona utifitiye icyo cyizere bisaba ufite icyizere kandi ugakora cyane muzite se Messi Yannick meze fresh Nick umunsi rero nakomeje gukurikirana amakuru sibyo ibintu byo guhostinga ubiziho ibyo guhostinga narebye Kenisi ejo bundi we namutabaruka munywanyi we kuganira bakomoza ku bintu byo guhostinga ariko kuvuga bati ibintu byo guhostinga bati uburaya bw'ubusirimu buri modere biriya bintu ubibona uti rero reka mubwire ibyo bintu nanjye nabibonye nabonye Kenisi ari gukorana n'uriya mutabaruka umujene w'umuzehe kandi abakunda bari abajama abajene bameze iradiyo ndayikunda kabisa nk'imbeba n'injangwe ni abajene baganira ukagira ngo baravukana kabisa kandi ko ari boss wundi utamenya ko umwe ari umukozi undi ari boss urumva aho nyine mutabaruka hari umunsi bazajya kubyuka mu gitondo asange bamwirukanye ariko nyine mani biriya biboro nibyo fresh barakaze biriya
abarakazi basanga na boss we bire abari byashaka ariko bashaka gufatana mu ntego neza uko banahasigaye gatoya biriya uretse kuba baba barimo baranacuruza mani iyo uri boss ntabwo kuba uri boss ntabwo bikuraho guciringa n'abakozi yego tugaruka ku gihe kuri hosting ni ukuvuga ngo narabibonye harimo aravuga ngo abantu bahostinga mu tubari yego sibyo abantu abakobwa bahostinga mu tubari babari indayi none yarabyutse na Muyango akimara kumva ibyo bintu akimara kubyumva na Muyango yarabyutse aramusubiza mu cyubahiro koko ajya kuri Instagram yo postinga video barimo barishyura mu madolari ewana ntiyavuga nko kumubwira ngo niho kumubwira ngo ako kazi usebya katwishyura amafaranga menshi ibyo bintu nanjye nabibonyeho kabisa nese ubundi guhostinga ubundi bikorwa bite ubundi guhostinga yego reka nkubwire guhostinga ni kwa kundi uba uyoboye nka show arumva ushinzwe kuza ugashimisha abantu ugashimisha abantu iyo ari mu kabare abakiriya baza kubera ko baje ngo ubahereze ibintu biri bubashimisha ngaruye kuri cya kindi Kensi yavuze ngewe nakubeshye nemeranya nawe 100%. Mbese yarabeshye wowe uri mukuru uri umupapa ngewe wenda ndi umujama ndi umusore nkira bintu yarabeshye ngewe mpamvu ntabwo ryembese wanakiye neza buriya ntabwo urabize ko sibye nibyo niyo nabangiye wenda njya no gusoma ako gafanta kuko na fanta mu kabari zibabo sibyo najya no kwisomera mu kabari ariko noneho especially naha dutuye hano mu mujyi dutuyemo uyu wacu urabizi ko ntabwo bihaba cyane ntabwo bibiri cyane Musanze meze nk'abashinwa urabona umushinwa agiye gusura ingagi bibiri baze cyane i Kigali tu urumva no kuvuga ngo reka ariko bikorwa bite noneho ubundi host atumira abantu cyangwa abantu bo abaraka bari ariko njya mbona abana postinze akavuga ati kududu host nkuriya muntu uba urimo arahostinga sibyo icyambere bo bifatira wa muntu ufite izina urumva bifatira wa muntu ufite izina ku buryo agomba kwamamaza naho hantu aho kabari agomba gukamamaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe sibyo ugasanga ariko noneho abantu benshi nta bundi buryo bwo gusobanura hosting icyo ari cyo abantu benshi barabizi gusa umuntu wa hostinze bimwe Kensi yavuze nanjye nemeranya nawe ntabwo uzigera ubona umuntu wa hostinze mu kabare yambaye ipantaro ntibikunda ugomba kubunoza niyo karavuza nyico baba ari kuzirikodinga niyo waba utari bugende mu muhanda wambaye mini urumva niyo waba utari bugende mu muhanda wambaye mini mu gihe wa hostinze muri ako kabari ugomba kuyambara kugira ngo attracting abo bagabo bakurebe bishimye sibyo nta nubwo birangirira naho ngaho muri kwa kureba baje bwa mbere urishimye uba ugomba no gukora ikintu kiri bubashimishe ukabwira utugambo twiza kwicara ugasangira nabo bakagukoraho bagakorakora urumva nabyo biri mu bintu abakiriya baba bishyuriye naho aba yishyuye kugira ngo aza gukoreho akurebe agusome sibyo gose none ko ari benshi urumva aho ari mbaga y'abantu benshi none ubwo bose bagukenera se kuko iyo service ubwo wayibahara hoye
ubwo wageze ubwo se bibaye ngombwa ko ari ugusaba indi serivisi irenze iyo. Reka nkubwire, urabona ko ubwo ugomba kuba uri tayari kuyiseriva. Urabona ku ndaya, indaya yagiye gutega, mbese ikivuga ngo mu ijoro rimwe ndaryamana n'uyu nguyu umwe, oya wapi abati okay tujya muri loji ukora ibyo ugomba gukora nubisoza haguruke ntaye yego nje guhuwa kabiri n'abakobwa rero ba hostinze barabo ngabo ahubwo Mutabaruka ntago yigeze avuga umukobwa wari we kandi ntabwo ari Muyango wenyine hosting harimo benshi ba hostinga kabisa ifashe ibuye karitera mu bibwana ikibweju nicyo buhamije ariko ikibwana yahamije ubwo nyine twarakibonye ahaye nese kandi bari abantu bahembwa amafaranga menshi bakuramo menshi so usanga ijoro rimwe ngo baba bamwishuye nk'amahumbi 500 angana miliyoni ngo barabishyura none iyo ubwo bishatse ko hari aba hostinga rero hari abazwi hari abantu bazwi bakora kenshi bafata abazwi ahubwo harimo n'igitsina gabo harimo n'abagabo ba hostinga usibye ko nabo benshi usanga cyane nese nka se muhungu sumu hosta ndetse bamwishyura mu buhe buryo baramureba akamenya ko se muhungu nyine nawe se muhungu afite n'abantu bamureba bakamwishimira se muhungu urabizi nawe yari determinye ko nawe ari mushiki wacu nubwo ari umuhungu ariko ni nabyo rese muri kabiri ko hataba igitsina gabo gusa abakobwa bane nibo bamwishimiye igitsina gore ari cyo kimwishimiye oya buriya abenshi igitsina gore nibo batractinga cyane cyo mu tubari buriya ni abagabo kenshi baba biganjemo to abagore wasanga abari bakeya urumva nako kazi ko ndumva ko bakari ntabwo uzi uriya reka nkubwire neze ntabwo uzi hari neza abapfubuzi ntabwo bazi ajya urana nawe n'umwuga mfasha gupfubura n'umwuga kandi wishyura menshi niko motari yambwiye arambwiye ngo uramenye se utazawinjira bete mu Agostino Rwanda urumva rero Ebo rero nari ndimo ndakubwira ko ubundi ariko abantu bumvishe uko Kenisi yabivuze katubumvishe ukuntu Kenisi yavuze bari bivuga ibyo ngiye kuvuga mbivuge nzi ko hari bibiri bubabaza ubundi hosting ni uburayi mbaza uti hawe ni ukuvuga ngo iyo baje hosting baje hosting iki zisa n'ibyo nkubaza ni ukuvuga ngo icyo bakora abana b'abakobwa baraza hakaza abagabo b'ibirara sibyo bakabazanira abandi bakobwa bari aho ngaho bari butahane nk'abayiskuti babo nuvuga ngo 90 batahana nk'abaki abayiskuti abyumvise ati n'uburayi wanabuze ko hazamo n'abagabo biki bibirara amani biriya bigoro nibyo biriya bintu yavuze nibyo mani niba bikorwa gutyo nk'uko yabivuze n'uburayi ariko nibyo ubusirimu wigeze ubona umukobwa hosting ari mubise ntabwo bibaho ariko sha business rero hanze aha niba ari uko abantu bagashaka amafaranga mu buryo butandukanye ahubwo urukomoje ngo nicyo kunganira bana bagita abapfubuzi babise ngabunganiza no kuvuga ngo nabunganize ntabwo akiyeka ngo ni umupfubuzi ni umwunganizi aba ari umwunganizi nyine abari kukunganira ku bintu bya ahubwo se ariko manza nabo bafite sende bafite nka nuzi izwi ku buryo ukeneye iyo serivisi afite habakura ubundi bavuga se bakora oya ubundi nk'ukuntu tuba tuvuga ngo hari umu DJ ngo hari aba DJ ukabuzwi kuri umu DJ hari umu director film ukabuzwi ko ari umu director sibyo nabo ni buke baba bameze abunganizi babugize ukora uri kumbwira kubunganizi nayize ngo guhosting oya nako oya abagabo bose abagabo 90% marabunganizi oya ari abasore ngo nta nubwo ari abagabo babikora kenshi abo ngabo ni abasore mu kigero cyanyu no kuvuga ngo bamwe birirwa bari gukora amatuzo akenshi uzasanga bahora muri gym
urumva ari kubaka umubiri ku buryo nyine anataragitinga. Bano bakobwa rero baba bishakira ngo turashaka ngo agahungu mbo okay, mumbabarire kuba mvuze ngo agahungu turashaka umujama ukoze ukuboko ufite sigisipa my guy yambwiza ukuri bazarira bazasanga afite experience bazajya barira bazajya bari abajene baba baramenyereye gupfubura reka mbivuge bose ariko reka mbivuge gutya noneho nanjye bangire nka Kenzi baba baramenyereye gupfubura impamvu buriya abantu usanga banamwishizemo avuga ibintu mu mazina yabo yavuga ukuri kwinshi ntabwo ajya hijanga ariko niko bimeze kandi buriya ukuri guhari kandi buriya umuntu ugira ukuri kwinshi nagakorwa n'abantu ukuri guhari ni uburaya anagira inshuti nkeya burya umuntu ugira ukuri baraguhamagaye akenshi akorogoshora abantu benshi b'amafuti nyine bishe muri icyo kintu ni uburaya baraguhamagaye ngwino hosting abagabo baje kubera ko uri umukobwa urimo ura hosting aho ngaho bari urumva barangije niba kenera umukobwa bamukoreho niwe bari buhamagara ngwino wicarane natwe hano utangira mukubite ku kibuno umukore ku manyonyo murumva nibarangiza ntibakene uwo gusoma bamusome irari niriza mbwire ngo ngwino tugende kandi itegeko ntabwo uri bubyange ubwo ubyanze ubwo niba wiyemeje kujya guhostinga ibyo byose ugomba kuba ubyirengera cyane rwose ntabwo uri bubyange arakwishyura ibiceri ahandi baba bakwishyura amafaranga menshi ni ukuvuga ngo hariya haba hari umukire mbo nkaba nyiraho kabare hari kontra muba mufitanye arakwishyura ifungo sibyo nurangiza ariko buriya tukiraho abantu baza kureba uwo muntu wa hostinze baraza bagakonsoma gusa cyangwa hari n'amafaranga bishobora kwinjira aho ngaho hari umuhosta aho ngaho hari umuhosta urabapfa kuhinjira gutyo kuko muri iki amafaranga baba bishyuye umuhosta sinzi niba uwa hosting uwa nyirakabara adashobora ni rimwe wumvise hari umuntu urimo arakubwira ngo cyangwa se ikintu kiri kunyorebwa ahantu hari umuhosta kikaba gihenze cyane ni rimwe ujya wumvise umuntu akubwiye ngo ntabwo najya mu kabari katarimo umukobwa abantu benshi ahubwo niko ubundi abagabo kubera ko bajya mu tubari nibo bantu ba mbere batuma uzasanga mu tubari twinshi harimo abakobwa kandi abakobwa nibo benshi bakira abantu igenda ryo kwakira umugabo nawe uri umujama kandi ubanza uri umukobwa ukora mu kabari ukambara yaje ko bita nk'umito w'umukiza bahita bakwiruka reka ntabwo bishoboye kugerageza ukambara akantu kari attractive ntibikunda ibi byo kwambara ngo za nk'umito w'umukiza zanyu b'abarokore ntabwo ibyo ntabwo bibaho ntabwo kondisiyo ya mbere ukinjira mu kabari ubwo izo kondisiyo ziba zararangiye kera z'ayo majipo Erega n'umukire nawe ntabwo yaza ngo kurebe akeneye ko business ye igenda iyo agiye kureba yerera cya gikorwa cyiza umuntu ufite nyashi waho ndi ku buryo arakuzanira inzoga gutya amara kuguhereza uhindukira ugenda ubwira ngo arebe inzoga arahita yirebera nyashi tayari urunama gutya urimo sukira mu kirahuri tayari bere rita rimera gutya we ntabwo ari burebe ikintu urimo urasuka ese buriya waciramo buriya niyo waciramo ashobora kutabibona aho kari kwirebera hano abora buriya byo byari bikwiriye buriya ese Imana yaturemye buriya ushize ubyanarije cyane ariko nyine Kensi niyo wabarabuye aba ati
n'abantu hariya bisabaki isindaya n'abagabo b'ibirara ya abangabo bari abagabo b'ibirara ariko buri kibazo mfite uyu mukobwa akunzwe n'abagabo babiri bose arabasereva ndaza ngo uhereze isaha ubwo nishyize umwanya w'umukobwa ndaza ngo uhereze isaha hanyuma nze naruka mpereze na jisite isaha bibaye ngombwa se ko ngutaha nawe ntibirangirira ntarebi numpa menshi uri bume menshi niwe murataha turi bujyane ese uriya wambwiye mbere ariko rero buriya umwuga wo guseriva mu kabari ubundi wari umwuga tu sibyo urabizi ko hari n'isomo n'abantu bigisha ibyo bintu bya hoteli muri hoteli n'ibyo bintu biga kwanza biga ibintu byo guteka no kwakira abantu no kwakira icyo kintu noneho kiba gitinda no kwakira abantu uko wanyakiriye bituma icyo kintu ndimo kunywa cyangwa se ndimo kurya none se ubwo utubari uko kuntu twitwara ku bantu ntabwo haba harimo kwica umwuga buriya ntakombye kuba hari amategeko agenga abantu bakora izo serivisi kuko ndakeka umukobwa nubwo abagiye gukora ako kazi ko guseriva abantu ntabwo muri biko kiba kimujyanye ari uburayi sibyo kimwe kimujyanye n'akazi ariko kubera nyine imiterere y'akazi ke bikajya gushiduka wenda n'ibyo bibazo ahuriyemo nabyo sibyo rero reka nze nkubwire nta business nimwe utazasangamo amakosa aka kanya ni ukuvuga ngo uko burega buriya gukora akazi ariko hari abantu bashobora kugatinya bitewe n'ingaruka zako ariko haramutse hari akazi kari seriye ntuvuge ngo hari abantu bashobora gutinya hari abantu bagatinya barahari benshi ariko karamutse hari akazi gakorwa batakajyamo kandi ari n'abashomeri bitewe n'ibyo babonyera kuri bagenzi babo ni ukuvuga ngo reka nkubwire ikintu kibaho sibyo akazi kose kabaho ntabwo uriya mukiri ugiye kuguhereza akazi ntabwo ari gutekereza ku nyungu zawe ahubwo we ari gutekereza ku nyungu ze kuko hari n'abantu bakora muri ako kabari kinjiza miliyoni 3 ku kwezi 5 kuko niba ari akabare umuntu ajya guhostinga bakaba bamwishyura 500 ku kwezi ku munsi aho kandi ari ijoro rimwe ahubwo bayabisha uhita wumva amafaranga yinjiza ako kabari kinjiza mu kwezi uburyo angana sibyo rero niba akabari kinjiza miliyoni 5 ku kwezi uzasanga kenshi uriya muntu adatinya kwishyura umukozi we ngo amwishyure 20,000 nuko icyo kintu arafata 20,000 akubwira ati uri umukozi wanjye ndakwishyura 20,000 ubwo umukobwa nakora ku bujyanda yagenda yashabika ku ruhande kuko 20 ntabwo wayabamo ariko akazi kakuye guhemba agaciro impamvu zanga 20 umukire iyo murimo kuvugana cyangwa se ari muri business ze we ntabwo areba inyungu zawe n'umuntu w'umukozi we areba inyungu ze nka nyiri business ntabwo atekereza ko ugomba kwishyura inzu ugomba kurya ugomba kwambara akubwira 20 nta kintu yitayeho akazi rero njya mubona kagakwiye guhabwa agaciro abakoramo bakubahwa urumva ibyo bintu rero n'abandi n'urundi rubyiruko ushobora gutinyuka kukajyamo urumva ariko ukaba uzi ko n'umwana wawe wagiyeyo uzi ko hari security kuko nta kazi kari serivisi nese kamubwire ntabwo arimo hariya honyine ntuhavugire hariya ni hamwe reka ngo urugero muri sinema sibyo muri sinema umuntu aragenda araza ukamwishyura ukaba ubizi neza bitewe n'izina afite ukaba ubizi neza ko ugomba kumwishyura 50 ku munsi undi wa kabiri kubera ko ari mushyashya ukamubwira ngo kandi uwa mbere amwishe 50 wanamutegeye kwanamugaburira uwa kabiri wamubwiye ngo ndaza kuguhereza 10,000 avuye Nyamasheke cyangwa avuye cyangwa ntabwo mazi agiye Kigali cyangwa avuye Musanze agiye Kigali kuva Musanze avuye Kigali ni 3,000 no ugaruka sibyo hanyuma nurangiza ubu ugiye kumukoresha filime umubwire ngo sasa ndakwishyura 5
witegeye cyaze ndakugaburira urasangira n'abandi aho ngaho se uri mu gihombo nubyanga ugende ntari ako nyine wowe ugatekereza kubera inyungu mbifitemo reka ntege ngende ayamereza ibyo 5 agenderemo n'abingahe byanjye sibyo undi we noneho akamubwira ngo uraza witegere wigaburire sindi bunaguhembe kandi urankenera kandi uwo muntu ugiye gukinira cano ye iri bumwishyure sibyo navuga ngo akazi kariko kose abakire bareba mani mu nyungu zabo buretse ko n'abakobwa nabo harimo abakobwa bamwe utanaha kandi kazi badakoze muri kabari uti kubera iki buriya hari abantu bashobora wenda nk'ubu urugero muri kabari tuzi yuko umushahara wabo hakaba ari mwinshi ntabwo uri hejuru cyane ahubwo bagategetinga ati njyewe ati nubwo urampaye make nta kibazo ndaba mfite aderesi nje nzirwariza nzihigira nkabona ikizigaba cy'inzazame akaba gikuyeho zaveni akongeraho senkani bamuhembeye ka 20 yagendera aho ngaho ati nje nta kandi kazi nzakina ndagendera muri uyu mujyi n'ubundi usanga akenshi abakabayemo badapfa kukavamo niyo mpamvu hari abantu cokoze hari igihe bakavamo bitewe n'amarisike bahuriyemo nayo yego bakaba rejegitedi hanyuma nze mu kabare ntambaye mini nyine iyo yarimo arakora mu kabare akoresha uko ashoboye kugira ngo agukurure nyine agushimishe nze mu kabare nambaye rumbiya unyime tipu baho se reka ndaza ninakugeraho nta sutiye ndaba nambaye nduna mu mabera ahita amera gutya uhita unyire utangira ucira ibikondo hanyuma nimpindukira ngiye ngende ndi gukubita nyashi gutya tayari ko ntabwo byari bikwiriye jya nkubona nyabonye ukunda no gutangaza amakuru menshi ubwo niko ko nabonye ko social media cyane ubu ni iki kiri gutrendinga muri iyi minsi byari igihe mba nabuze akanya ko kujya kuhareba urase inkuru nyinshi zihari mu minsi yashize hari inkuru zigeze gutambuka barimo baravuga iby'umujene hari uriya mujene yitwa nde uriya wagonze mugenzi we bamwe baba diaspora yanganiza n'amazina yabo ariko biriya biba byaje bite ko mu rubyiruko kubona urubyiruko rwica mugenzi we urubyiruko biriya biba byaje bite mani biriya biboro rero hari abantu bamwe ndimo kumva ngo bapfuye umukobwa ariko ibyo niba nibuka neza hari abantu bakomeje kumva ama audio ku mbuga nkoranyambaga hari ama audio ahantu yavuye byari kuri space iriya space yari space ya Godfather kubera ko bikimara kuba uwo munsi bikimara kuba Godfather yahise ajya kuri space azana n'umwe mu bakobwa bari bahari urumva azana n'umwe mu bakobwa bari bahari katinda kano kadobo azana n'umwe mu bakobwa bari bahari kuri space kuri Twitter bari kumwe n'abo bantu bicanye hanyuma nyine araza arabisobanura ukuntu byagenze ntabwo ndi bavuge mu mazina kuko nta nubwo ndi kuyibuka ariko uriya mujene wishe mugenzi we n'ubundi ni kwa kundi ufite udukaraktere tutari fresh ko burano ubugome gusa nangari nakantu aba yanyweye kakabisembura buriya reka nze mubwire sibyo hari karaktere ziba mu muntu tu kunywaho bari banyweye ukuntu nabyumvise ukuntu uwo mukobwa yari arimo abisobanura bari banyweye ariko batasinze bya danje ku buryo bakora ibyaha ariko buriya ikintu yakoze n'ubundi ni ikintu cyari gisanzwe kimurimo ni bwa bugome bwari busanzwe bumurimo ni wa mutima mubi yari asanzwe agira ko kuriya mujene wakunda kugira umujinya mwinshi bya danje rero rimwe na rimwe hari igihe
n'iriya mijinya yacu dukunda kugira ugasanga ugize umujinya uteruye iki kintu nakimuteye ngiye ngize umujinya unteye blague ngize umujinya mfashe kamera nyikubise hasi ya ugasanga nyine ni ikibazo rero uwo mujinya byageze nyuma nyine bita birangira yishe umujene nyine tubirangiramo kuko birabaje kubona umuntu w'urubyiruko umujene w'igifura wana ubundi abantu b'igifura baracyabaho koko muri iki gihe aya bariya buriya kuva kera buriya n'ibintu byo gutera ubuse byahozeho abantu bakaganira bakaba bamera nk'abakwinjiriye ariko bari blague hari ubukomeretse kureba yari dote nuko umusaza w'abasaza baba bari kuganira umusaza abwira mugenzi we ngo ariko iwanyu ngo muracyarya imbwa urumva agashaka nyine ko bari nk'ubusa nyine agashaka kumera nkaho amweretse ku muryango uko uwo musaza ushobora kuri munsi yabo uwo musaza nawe ahita amubwira ati sugira ngo iyo tuba turya imbwa ukidegembya aho ngaho simba naguhereyeho abasaza baranarakaye ndagaca ariko ubukwe bwarakomeje rwose arakomeza bariganirira nyine aba ari ubusetu akari nk'uwo mujene ubwo umubwiye gutyo leta kurangiza siri plus urabona ukuntu ibyo bintu ukuntu muri ubwo bukwe byagenze yaba ari umujene babibwiye mani nyine umujene ngo yari asanzwe n'ubundi mu busanzwe agira umujinya bya danje kuko ibintu byatumye amwica n'undi ni byari byaratangiye kera bihereye muri Amerika urumva akantu gatoya ko kuba ngewe ngukuye muri groupe muri yari move muri groupe tangirira aho ngaho aho kantu ngewe rero hari n'abantu bagira umutima nge ntabwo kundi muvinga muri groupe ntabwo byatuma ushobora no kujya mu kiganiro wenda mukabiganirirayo ariko ntukugira bifu ikamara igihe kingana gutyo bikageraho urangije umuntu urumva ni ikibazo gikomeye cyane wapi kabisa ariko urubyiruko muhanza musiga mufite n'amafaranga bro kuko urumva bahuriraga kenshi ngo basohotse na hariya byabereye bari basohotse amaze iminsi sinzi uwavuze ati mu rubyiruko ngo rurakennye ariko musiga mufite amafaranga nkurikije ukuntu urubyiruko rimwe musohoka cyane arimwe muri kwinjoyinga cyane ubona amafaranga muri kuyakura hemwa buriya reka nze nkubwire hari umujene ntabwo ndi umuvuge bigeze kumufungaho baramuzi bose ariko ntabwo ndi umuvuge umunsi umwe bigeze kumufunga yari afite amafaranga nyine tu avuye muri gereza yavuze ikintu numva kiranyigishije batangiye kujya bakusanya amafaranga bakamuhereza nyuma yaje gukora ikiganiro aravuga ngo buriya navuye muri gereza nta n'igiceri cy'icumi mfite haza se noneho wakoraga amamiliyoni byarangiye gute arengera ababwiye ati ngewe uko amafaranga yazaga ari menshi nyine tu nanjye narayakoreshaga ari menshi agashira ntabwo natekerezaga ngo ejo mu gitondo ndabaho gute ubwo natekerezaga uyu munsi gusa rero ubu ngubu umuntu asigaye ava gukora ikiyede yakoreye 2 3 hanyuma agahita abijyana mu kabari uhita ujya kubisimbira kandi mbonye mu kabare ndi kwinywera icupa ryanjye ntabwo nywa inzoga mbonye ndi kwinywera fanta man nayo biri mu icupa nyine uhita ubona ko nyafite ndiguriye nawe ndakuguriye tayari icyo gihe uhita ubona nk'umuntu nyine tu uyafite ahubwo nyine mu bigaragara ntayo hari umuntu waruse kuvuga kuri Twitter w'umukobwa ati urubyiruko rurakennye bamwe baramwanja bamutera amabuye ariko banza koko bari kuko usigaye mbona mu tubari harimo urubyiruko uzareba buriya no muri stade wende hari match urubyiruko ruba rwuzuyemo ahantu hose hateraniye abantu benshi urubyiruko wenda narwo rwinshi urumva wenda ushobora kujyana n'icyo nuko ari rwinshi ariko uzasanga burugiye nko ku Kivu ku mazi
urubyiruko ni rwo hasanga cyane ruri kwinjoyinga reka nze nkubwire man no kubera iki urubyiruko ewana ruri muri ambiance ruri harangiza kuvuga ngo rurakennye how can you byo wabisobanura ute reka nkubwize ukuri turakennye byanyabyo nuko ntabwo ari ukubeshyira mu baby nubwo byageze nyuma nabonye izindi video yagiye akora arimo aravuga ngo ukuntu byari byagenze ngo nari nahuye n'abatubuzi ariko n'ubundi ibyo yavuze byarangije gutambuka turakenye kabisa seriously sinzi niba abandi bantu babibona ariko man mu rubyiruko turakenye noneho cyane twebwe dukoresha social medias kandi ngariho hariho amafaranga man reka oya nyine man okay wenda tuzabizamo nyuma ibya none se ubona wenda tukakomozeho kuba urubyiruko rukennye ni ikibazo cy'uko nta opportunity zihari z'ibyo gukora ubundi bipfira kuba urubyiruko rukennye reka nkubwize ukuri ngiye ukubwiye okay reka wenda ari urubyiruko rumeze neza ariko wenda muri rusange urebye umubare wa nyamwinshi wabona ko rumeze neza se n'uruwe buriya reka nze nkubwire sibyo gukora ni byiza ntabwo ndi buhakane ko hari abantu bakoze kandi bakagera ku iterambere tujya tubabona kenshi kwanza noneho n'igihugu nacyo ubwacyo kiduhereza amahirwe sibyo nabyo mboneraho no gushimira perezida muzehe wacu kabisa atanga opportunity ku rubyiruko ntako atagira kugira ngo tugere ahantu hejuru hashoboka yego ariko nanone ikibazo duhura nacyo uriya uko kuntu aduhereza ayo mahirwe ntabwo ariko atugeraho twese n'ubundi turakomeza tugastragoringa gutya kuko ngenda soza kwiga mbitenza kuri social media kubera ko ariho ngiye gukura ibiceri si byose burase nayo mpamvu usanga kuri social media hari kubera ibyaha kubera ko abantu bagushaka amafaranga ingomani urumva impamvu nyine ni ukubera ko tuba dukeneye kuri social media tuba dukeneye abantu benshi badukurikirana ugasanga ntabwo ari bukurikirana ikintu kiri seriye biradusaba ko njye ndaza ngo usebye nawe unsebye cyangwa dukore prank kugira ngo nyine ari naho ibyo byaha biva mani none reka mve ku social media ntarazivaho ndahita njya no kuri izo opportunity urumva nkatwe ariko nanone mboneraho kuriya njye mpuye na perezida kimwe mu bintu namusaba ko yadufasha izi mbuga nkoranyambaga dukoresha bakazimonetiza kubera kugeza kano kanya kuba zirebwa n'abanyarwanda ntacyo bitumariye kuko mani ntacyo nyine tubitumariye haribwo buriya ibintu bijyanye no kumonetiza n'iterambere uriya biri mu maboko yande ndakombye kubikurikirana mu bayobozi yuriya minisita ndibaza ko ari nk'uriya utuma twishima rwose rero ukuntu twishima duha ibyishimo binyuze muri monetization ya YouTube urubyiruko rukeneye amafaranga nubwo kandi nyine nuko tuba turimo guseka tube tubivuga gutya duseka hari abantu baba bicaye hariya bazi ko twebwe abantu baba kuri social media dukora filime imbuga tuzicururizaho ni YouTube no kuri TikTok tushyiraho no kuri nyine ziriya zose sibyo ariko ziduhereza amafaranga pe TikTok duhereza amafaranga, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube n'izindi sibyo ariko amafaranga dukuramo ni make cyane ugereranyije nuko twaba dufite monetization n'uburyo monetization icyo nicyo babirimo byaba ari byiza niba kadutegereze kuko bibaye byaba byiza cyane uko urabona abantu babihirinze baryari se babirimo nuvuga ngo reka nkubwire reka nkwereke sibyo ngiye guhera 2020 na kangahera na 3 na 4 nahoraga numva barimo baravuga abantu baba kuri social media bavuga ngo tugiye kubona monetization
ngo dukeneye monetization dukeneye none karangira nkumva nabaye na bamwe mu bayobozi bacu barimo barabivuga mu gihe cyashize ubwo ni 2025 mu mezi ya mbere twigeze kujya ahantu muri Nkumba ndakeka ubwo twari urubyiruko rwo mu karere ka Musanze mugiye gukora iki hari ibikorwa twari tugiyemo rero ngewe nagiye ndi muri timu y'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga barangije ngiye kumva barimo baratubwira minister arimo aratubwira ngo imbuga nkoranyambaga zacu bagiye kudufasha bazimonetize n'icyo kintu cyajemo aho nyine ntabwo nzi ngo bica mu kirere ko byagenda kose buri hari process bishobora kunyuramo ntabwo nzi ngo bica mu zihe nzira abayobozi bacu turabizeye kandi bashakira ibyiza urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange turizera ko ari cyo bari kubikoraho cyane ariko mu gihe byo bitaratungana urubyiruko narwo kuko sinzi nubwo wenda avuga ngo hari ubukene mu rubyiruko ariko ushobora gusanga urubyiruko narwo rubifitemo uruhare ariko tugira aho ngaho urabasanga twebwe twinjiriza abanyamahanga n'ubundi nibo twinjiriza cyane reka nkubwire kuko nayo makeya aba yaturutse mu bantu bo mu mahanga barebye ibyacu kandi no kuvuga ngo YouTube ijya kuguhemba yakuyeho umusoro kandi ukinjira hehe muri ibyo bihugu ejo bundi dufite monetization ubwo umusoro wajya winjira mu gihugu cyacu ejo bundi nabipostinze umuntu umwe atanyandikira arambwira ngo rega namwe mujye mumenya ko iyo monetization ntabwo ihari ariko mujye mumenya ko mudasora nuvuga ngo twebwe iyo monetization tuba turimo gushaka ayo mafaranga twakwinjiza man nyine ayo mafaranga twebwe ubwacu twinjiza n'igihugu kibifitemo inyungu kuko kano kanya dutanga imisoro iyo ufunguye YouTube hanyuma ugashyiraho location ushaka ntabwo washyiraho mu Rwanda kuko mu Rwanda ntabwo baduhereza monetization iyo misoro ijya muri icyo gihugu washize rero iyo misoro dutanga ijya mu kindi gihugu kandi yakombye kuza iwacu mu Rwanda yagombye ko rero urumva kuduhereza monetization tubifitemo inyungu ku buryo byatworohereza ariko nanone n'igihugu nacyo kibifitemo inyungu buriya bari kubikoraho kadutegereze badufasha hanyuma ikintu cya kabiri mvuye kuri ibyo ngibyo bya social medias kuko mbivuze ari ibya mbere kuko nicyo kintu kuri twe ngewe nicyo kintu kiba kimbabaje cyane naho urubyiruko ahenshi ruri gukorera muri iyi minsi yego hanyuma rero Kagame ni byiza ko aduhereza amahirwe nk'urubyiruko agashaka ikintu gituma dutera imbere ari nayo mpamvu iriya mishinga harimo za Aguka Youth Connect biza ariko nyine kenshi usanga hari abantu bitageraho urumva hari abantu bitageraho ku buryo uyu munsi kano kanya nsoje kwiga nta mafaranga mfite mu rugo n'abakene nta masambu dufite urumva none ugasanga kugira ngo niba iyo mishinga ije ugasanga n'ubundi bari gufata Juste wari usanzwe afite umushinga uri no kuraninga sibyo hanyuma ngewe kubera ko nsoje kwiga nta kindi kintu cyo gukora ndarwana no guhiga ubuzima mfite ibitekerezo ariko nyine nta mafaranga mfite kugira ngo mbishyire mu bikorwa kandi iyo mishinga irashaka wowe wamaze no ibikorwa urumva rero wisanga ari nayo mpamvu tuhita twigira kuri social medias tukazana na ya matiku tukagira ute wisanga dufite ibitekerezo byo gucreating imishinga hajya nta bigega bihari nka za BDF na za ki biriya ntabwo burareka BDF ko numva ngo niyo guteza imbere urubyiruko niyo guteza imbere urubyiruko ariko hari level ugeraho ku buryo bahita gusaba ngo tanga Kinyarwanda ngutanga kwa kundi haya kwa kundi ujya gusaba inguzanyo muri banki bakakwaka ingwate ugasanga hajemo bya biboro by'ingwate BDF se afite ingwate buryo
nzi ko kubera ko iteza imbere urubyiruko kandi urubyiruko rukaba nta ngwate rufite nzi ko wenda ushobora kuba present umushinga abona umushinga ni mwiza ushobora kuba implemented ukagira bakawushyigikira. Oya ntabwo ari imishinga yose ntabwo ujya guhereza amafaranga ngo kira amafaranga agenda reka hari igihe n'ubundi ari bya bindi navuze iyo atari iyo ngwate n'ubundi baguhereza ya mafaranga kubera ko watangiye ufite umushinga watangiye sibyo kandi byonyine kugira ngo ufate umushinga uwushyire mu bikorwa bigusaba andi mafaranga kandi nkanjye ngisoza kwiga nahise njya gukora ikiyede mani tuvugije ukuri ikiyede ntabwo cyatuma amafaranga avamo ntabwo yatuma ugira umushinga ukora birashoboka ni gute se none se sura umusore hajyara umugore ufite wapna ibaza kuri kuhimbaza nkaho utanzi bashobora kuba baramuzanye mu ibanga rikomeye nabyo birashoboka ariko buriya ikiyede bagwa ngahe ku munsi ngewe 2 aha ndetse 2 buriya amafaranga se ashobora kuba makeya bitewe n'uko managinze asanga akaba menshi nabwo yiteye gukora ubu managinze buriya rero bitewe n'amafaranga uri gukorera wowe rinda kuyarya yose utitaye ko wenda ataraguhagije bibiri byo ntabwo ari amafaranga navuga ngo arahagije kuko resitora ya make nko muri uyu mujyi wagiye nko muri resitora 1000 ya make wenda ya ngo bita ndaka za trasase wenda ni twatwara 1000 izo ariko buriya wenda katubare ko uri umuyede nawe ntabwo wajya mu by'amaresitora wenda bishoboka ko saa sita wajya ufata umugati nanga n'icyayi wenda 5 wazitsinda ku kazi nibyo ni kukubwira ariko nubwo gasaba imbaraga ugomba kumanaginga amafaranga nkuko none se ubwo se 50 wenda katubare ko ukora iminsi 25 mu kwezi wenda dukuyemo n'ama weekend si 50 ndetse ugiye kumbwira ko nta muntu utunze urugo ukorera ayo mafaranga ukora ikiyede oya adakorera ndi ikiyede akora kandi kazi ko kamuhemba 50,000 erega reka nkubwire buriya imishahara atandukanye buriya reka nze nkubwire uyu munsi amafaranga waboneye rimwe yatandukanye nayo uyatandukanye nayo uri kubona buri munsi cyangwa se buri cyumweru ariko byose kubitandukanye biterwa na ba nyirabyo kuko nawe ubwawe wabivuze uti ngiye kurya wenda mwatsinda 1000 ku munsi ikindi 1000 ntibike so azarekepera ubwo ni mwatsi wajya sevinga 25 nese ari wowe urungo 50 harimo uwe mushinga oya nago nasugiye kwita utegura ku kanya mu kwezi kumwe wowe ha plan ukavuga uti iki kintu ngiye kugikora umwaka mu mwaka uzaba sevinza ngahe wenda wagiye usevinga mwatsi yawe ukorera 1000 mu mwaka reka nkubwire sibyo ariko biragoye kuko azazamo no kwishyura inzu wenda niba utabi wanyu burereka nze nkwereke sibyo naye nje kiyo naingiye kukubwira naye ngo usoze kuvuga uzishyura inzu sibyo cyangwa se okay ubiwanyu ariko wanyu ntabwo uri babwire ngo ngura ipantaro yego bagenda n'agapantaro uzakenera ipantaro ntabwo uzayemera kuba nka mayibobo uzakenera urukweto sibyo zirahenze ariko nawe uzirinda kujya mu z'abapatro z'100 kandi uzi kukorera ubise urukweto uri munsi ya 20 yego urukweto uri munsi ya 20 ubu biragoye kubona ubarumeze 20 noneho 20 uyikoreye igihe kingana gute mu kiyede ubwo ni iminsi 10 ariko wari ubwo wagize gute wagize gute iminsi 20 aha sasa rero iminsi 20 ukuyemo urukweto rumwe ya minsi 10 yindi urarwana no gushaka ipantaro bare nibyo avuga ngo ushaka inka ryama nkazo hari n'ibintu wigomwa ukirinda guhora mu mastire urumva waba ufite inkweto ebyiri ukavuga ati izingizi kanze managing ndibaho ko nta sevinga bikazangeza ku kindi kintu kizatuma no ushobora no kujya ngura izo nkweto n'iki kandi kanasigarana amafaranga burareka nze mubwire sibyo byagorana man
kuko nk'umuntu uba urimo arashakisha sibyo akazi karabuze ako mukora ikiyede abantu baba papa mwahuriraga mufite abagore mwarahuraga ndahibaze yatungaga umuryango mu kiyede ukananirwa kwitunga ngo yabaga abayeho ntabwo yabaga abayeho neza ariko umuryango yarawutungaga ntabwo bishwe neza wenda babayeho nabo ariko babayeho niyo mpamvu icyo cyaka kukubwira amafaranga yose birashoboka kuba yamanaginga wenda bigatinda ariko bikazakugeza ku nzozi zawe niyo mpamvu rero buriya birashoboka ko ubukene bushobora kuba buri mu rubyiruko hashobora kuba harimo ukuboko kwabo gutuma ubwo bukene bubatindaho hari ibintu nka bingahe bishobora gutuma ubwo bukene urubyiruko rw'iyi minsi rushaka kubaho nk'abantu ahubwo bageze nibo bantu bambara neza urumva nibo bantu bari gusohoka nibo bantu bari kuryoshya kandi none ikindi indi defu bafite ntabwo bashaka utuzi duciriritse urumva ngo bashaka kuzakora utuzi two mu VIP two ma office urumva kandi abari mu ma office utwo tuzi nabo badukomeyeho nta wenda kukavamo urumva ntabwo bashaka akazi ngo urakora umuntu akagahura nawe usa nabi kandi buriya abantu batabizi buriya bari abantu basakuriye buriya bafite ibanga n'abantu bakora amafaranga menshi mu buryo utazi uzi buriya mukarana ingufu wo muri gare amafaranga atahana ariko buriya nta muntu urangije segonderi wapfa kujyaho nta nubwo namwifuriza ngo ajyeyo ariko kabonetse yajyaho kandi ngenzi umugabo w'inshuti yanjye yatangire mu gikarani ingufu ariko ubu afite iduka rikomeye muri uyu mujyi wamani akazi kose ni akazi bari no kubwira abantu mani nta mpamvu yo kuba umunebwe abahabwa urubyiruko bikuremo ubunebwe bikuremo ibintu byo gusuzugura imirimo urumva akazi kaboneke bagacape nta kazi kabi nta kazi k'umunyagara kabaho kazabageza ku kandi kazi keza nanone nubwo ndimo kuvuga gutya wenda ntarabyibagirwa buriya hari ikintu wenda urubyiruko hari ukuntu hari ibintu twishyizemo byo kuba ngo hari akazi tudashobora gukora bitewe na revo muri ho ngo murangije bamwe ngo baragize uriya segonderi muri iki gihe umuntu uzi ko afite segonderi rwose ntajya aragenda ari kurata cyane ngo hari igihe umurangiza segonderi akumva ari umuntu ukomeye pe ntabwo yoroshye pe ariko nanone muri iki gihe oya akazi kose mani waze na kaminuza uri kuyangiza ugasanga umeze nkaho utize njya gukora reka nkubwire ikintu cyatumye nyine cyampaye motivation nyine cyatumye njya gukora ikiyede numva mbikunze umunsi nakoze ikiyede bwa mbere kuko ndabyibuka uwo munsi ntabwo nari ngishoboye abona imbaraga zanjye none nari ubu ngubu mfite imbaraga kurusha uko nari imeze nyine nagiye gukora ikiyede banyirukana saa yine urumva kiba kwicikanye saa yine byagenze twari kunebwa wapi narananiwe nyine kwa kuntu twagiye kumena beto urana beto hari ukuntu hari ukuntu ivuna byadanye kwikora ikarayi ugashyira ku mutwe ukirukanka ukamena hanyuma none bose ahita ambwira ngo fata igitiyo nawe bashiriremo bro nakupesa ubwa mbere kirazamuka igitiyo gihita kizamuka hejuru bose aranyitegereza abati nk'iyi mbwa yaje kugira uti ati wowe utashesha ahita ambwira ngo nkubone urimo urazamuka hariya hejuru urumva ariko ntabwo nigeze nshika intege nahise njya gukora ikiyede kati urumva ngo ati wari recordinze niba twari abakozi 8 batanu muri bo bari barasoje kaminuza mu kiyede nibwo nari ngisoza senior 6 man ndabitegereza nege mudabaza mwana kwari kuri gukora ikiyede kandi usoje kaminuza yarambwiye ati ngewe nzi ko nabuze akazi none ndimo ndakorera kibiri
urumva ibyo bintu byumvise man numvaga ubwo nari ngiye gukora ikiyede ndimo kuvuga ngo uti kakora amaboko mu mifuka nari ngiye gukora ikiyede ndimo kuvuga ngo niba ba kaminuza bari kuza mu kiyede ngewe ubwo ndi mbere yuko mbimenya nari ndimo ndavuga ngo ngiye gukora ikiyede nkuremo ibi ngibi ntabwo ndi bubivuge nimara kubikuramo ikiyede ndahita ngisezera burundu icyo gihe nk'ibyumva numvisha umujene usoje kaminuza arimo aravuga ngo arimo arambwira ngo akazi karabuze nari ndimo gukora ikiyede bro ntakubeshye nahise mfatiraho wazutika nkora amaboko mu mifuka aho nahise mvuga ngo akazi kose nabona nagakora nako bigomba kugenda kabisa buriya akazi kose uzabona nanjye ikiyede naragikoze pe ushobora kutabiza ariko naragikoze nanjye ngirangiza segonderi kandi natangiye kugikora ntarayirangiza mu kiruhuko kwa kundi mu kiruhuko twajyaga kwataka tu ngiye nakoze ikiyede cya mbere ikiyede baze ko nakoze no mu matarasi y'indinganire ifite agatabo muri sako turagiye kwiga muri kaminuza mbere mfite udufaranga kuri konti batari ba memba muri sako hajya ukagana isuka tukajya kwatakada nuko nagize amahirwe mahaburira nsanga umukapita waho turaziranye akajya anyijyanira mu byo gupima ubuso no mu byo kugira gute ariko nari nagiye ngiye guhinga tu kandi wumva ikigusetsa nubwo nangiye guhinga mu matarasi ntabwo nakubwira ngo mu rugo narahingaga byo guhinga kuko urumva umunyeshuri ahinga ryara aba ariyo ryara ariko ndavuga nubwo ndangije amasegonderi aho kugira ngo mbe nicaye mu rugo kanjye guhiga ibiceri ibyo nabivuyemo njya gukora noneho ikiyede hari ahantu nakora ikiyede za Rubavu abatuye Rubavu habita za Mizingo umuhanda ujya muri Arusha buriya nawukozeho umuhanda ujya muri Arusha nawukozeho ariko nyine Justin gerayo bampa igikarayi cyo guterura sima none uranyibukije reka nkubwire utarakomeza nkijya gukora ikiyede bwa mbere bro hari ahantu muri Rwebeya urabona Rwebeya ni nyine Rwebeya ni umugezi hanyuma banyikoreje agafuka ka sima kandusha ibirosha barambwira ngo kikorere banyereka ahantu ndi bugashyire ngo ni hariya bro ntakubeshye nyine urumva nari ndi hakuno aho ndi bugahishyire ari hirya kugira ngo ngere hariya ndi kureba ari kubanza hajya kuzenguruka mu muhanda nkazenguruka nk'iriya hirya bro nagashize hano ku rutugu narazengurutse muri kaburimbo ndazenguruka ku basirikari ndongera ndakata ndaza nagiye ukagezaho kagomba kuba kari numvaga ngiye gupfa neza ntakubeshye igihe cyose nakoreye ikiyede uwo munsi niwo munsi wambabaje mu buzima bwanjye umunsi nakoze ikiyede bakanyikoreza agafuka ka sima barangiza uwo munsi bakageza saa yine bakanyirukana nikoreye n'agafuka ka ntabwo nzabyibagirwa nanjye uwo munsi rero wa mbere nagiye ngena nta n'igikoresho najyanye cyo gutwaramo nayo nta gikoresho nari mfite ngezeho sinzi umuntu wantoraguye ikintu nkahari ati koresha iki ngiki tu kumbe ni ikintu cyapfumutse ewana uwo munsi natasha wagira ngo nje bari guponda nuzuye sima nawe yari beto turi gukora beto mvaga gukora imihanda ewana ryanshongeye ewana nuzuye sima ko ndavuga ngo ngomba gukamirika tu kandi nagiye nzamuka gake gake byageze aho nanjye mba umutekinisiye gusa nyine reka nkubwire gukora ni byiza nta nubwo nabwira umuntu ngo akora aka kazi akangaka akareke kubera ko niba dushaka ubundi
kuri njyewe man ntabwo nakwifuriza ngo uvuge ngo hari akazi nyine tunakora kuko kariya akazi niwanga kugakora ngo runaka ari bumbone man runaka se none azakwishyurira birizi nakugira ngo ubuzima burahinduka. buriya abantu nibareka gutinya ibintu byo pressure ya societe yo kuvuga ngo baragira ngo ikinga ibiki n'ibiki urumva bora nta muntu ugufitiye umwenda urumva nta n'umuntu ugufitiye impuhwe kukurusha wowe ubwawe urumva ugomba kumenya wowe ku bibazo byawe ariho uzabyikemura nawe uzabigukemurira ugakura mu maboko umufuka ukataka ugakora sibyo kandi ukabaho ubuzima bwawe apana gushaka kuba nk'ubuzima bwa runaka ntabwo uzi background ye ntabwo uzi umuryango wawemo ko umusapotinga ariko wabona yambaye inkweto ya 60 nangayi nawe ugashaka kujya kuyigura wabona yagize gutya nawe ushaka kubikora urumva ikamubwiza ukora sibyo ibigoro byo kuvuga ngo kano kazi ntabwo ndi bugakore impamvu mbivuze ndi no kubishimangira ni ukubera ko nzi ko ari byo bintu ya man njye naravuze ngo level yose nageraho y'ubustari ntabwo izatuma ntakora njyewe ikinshimishije ntabwo ngenda umusitari wa danje ariko aho nagera hose niyo abanyarwanda bose baba banze ntabwo nabura gushaka uburyo bwo gukorera amafaranga kubera ko nimvuga ngo runaka ari bumbone anseke man agiye kumbona ndimo gukora kariya kazi agiye kumbona ndi gukora kariya kazi ngo anseke ibyo bintu mbitinye kandi buriya nimbitinye umunsi ninkena nkajya hasi my guy ahubwo nibwo azanseka nibwo azaguseka cyane uriya muntu urimo gutinya ngo ari buguseke nuramuka ukennye ntabwo uzamubwira ngo wampaye 1000 kareka azahita akubona nk'aho mutaziranye cyane rwose sibyo rero ngiye ikintu nagiramo inama abantu mani kora ikintu cyose kumva ko ukunze icyo uri kubonamo amafaranga nta muntu n'umwe witaye niba ari filime yikore niba ari ukuyikina yikine niba ari ukuyandika yandike niba ari icyo kiyede gikore kandi gikore n'umwete kabisa niba ari man wenda ntabwo byari ngombwa kubivuga ntabwo unzi incuruza avoka hari igihe wambwiye ko wagiye muri business ejo bundi kandi nkora na filime ntabwo nacuruzaga ku base ariko nyine na delivaringaga avoka nkazirangura nkazitara mu rugo zamara gushya nkazijyana mu bantu bacuruza ariko buriya byo aho kugira ngo ku muntu wakabonye ngewe abantu kubyumva ko ndimo gucuruza avoka ntabwo babyumvaga nyine aho tuzi ko yenda yanike ntabwo bishoboka urumva ariko nyine uko kumbwira ngo yanike ngo ntabwo bishoboka man ubwirwa n'igise wenda muri filime byari byanze sinyaze kuri social media byari byanze mbona ko inzu bigiye kuba ibibazo mbona ko kurya bigiye kuba danje bitanigendera nicururiza avo rero nta yindi shortcut nimwe ihari yo kukugeza ku nzozi zawe ni ugukora cyane uzi ikintu kirenze abantu ntabwo babizi umuntu wansetse reka mabwize ukuri ku muntu wavuze ngo ndimo ndacuruza avoka nigeze kuzifata nshora 40,000 uwo munsi umwe nungutse 100 y'inyungutse nanga wakuyemo 100 yose hamwe ubwo ngutse 60 nungutse 60 ngayibaze neza 60 ni make ahubwo se wavuye muri ko kutemwa ibyo ni baje kuva muri ko kuteka no ari gupinda iyo rero gatoye tubiretse ntabwo urabona kuvuga upango kuri iyo ngiyo uko byagenda kose
ubukene bw'urubyiruko buri guturuka aho ngaho aho muri ntabwo urubyiruko rushaka gukora nk'uko muri kubivuga ni ukuvuga ngo rukurobanura yego ni ukuvuga ngo ibyo muri kuvuga ni konterari y'urubyiruko niho hano hari guturuka ubukenere bigatuma n'urubyiruko rukuja kubona urukondo rusaziye mu rugo iwabo bakatangira ati se ko mfite ubwanwa na peka bafite ubwanwa batangira kugira 30 n'ingaho ikiryamye ukiriho nta kintu na kimwe uri gukora nta n'urukwavu ufite nta nkoko ukaje no kwishura muri gato nawe nta kintu wande no mpamvu makaciro yabaye menshi muri iki gihe nubwo urubyiruko rukwigira muri ghetto kandi ntacyo gukora rufite ntabwo bafite ibyo kurya nta nubwo bafite ayo kwishyura inzu ugasanga bagira ngo bikabacanga cyangwa kubacanga rero ugasanga bamwe bishiye mu muri kaci nta shoti kadi yo kubona amafaranga yoroshe ibaho nta shoti kadi none cyane cyane buriya igitsina gabo sibyo buriya abagore igitsina gore bafite amahirwe bashobora kugira amahirwe menshi asumbya yanyu kuko ushobora kuzayaruhira ukayakorera ako finally akaza rwose ukayinjoyingana ariko wowe rwose nutaya umusore w'umukene akundwa nande na nyina gusa iyo ni ukubera na nyina ari na nyina ari yamwa na nyina ajya kwa myaka hagati y'iki cyana hatubanza nge narahekeje abandi tunagura kureba abana baba runaka Paul baba bavuga ari yenyemo na Junior Giti ariko akundwa na nyina neze ni gake nge sinzi ukuntu uze ni gake ubona umujene ni umukene akagira girlfriend nese ubwo ninde ubwo girlfriend intego bafite ni yihe intego bafite ugize girlfriend nta kintu ufite niye ntego ufite akamigeze gusoma bavuga ngo gukena singeso ndabizi ko atari ingeso ahubwo ugomba kumenya ukuba mu rubwo bukene none wowe uri umukene ntabwo ubashije no kwibeshaho ahubwo utangiye kuzana abandi bakonsa amateri ku ruhande baza kugufasha gukonsa mu kukonsa mu bukene ahubwo buriya igihe nta kintu ufite ushaka no gutekereza girlfriend wabihanagura mu mutwe ukabanza ugashaka ko mufite se ngenda yafite nawe umenye ko isaha n'isaha rwose waba uri kurya uri nk'ikirongo inka yarariwe kera isaha n'isaha wabona invitation ati nshuti yanjye ihangane twabanye neza ariko ni ukuvuga ngo sibyo ni ukuvuga ngo Justin aho ukuri guhari wenda ni ukubera ko turi kubiteramo blague uruhande rumwe twarimo tuvuga ni hari abantu wenda badashaka gukora bashaka gukomeza kuba biryamiye babanebwe nyine bari aho ngaho tu sibyo ariko n'abantu bakeneye gukora barahari ariko ayo mahirwe yo gukora nyine tu bakayabura bitewe n'uko hari n'ababona bakayapfusha ubusa hari n'abayabona bakayapfusha ubusa akinempfa gusanga ko kazi wenda n'ibiki reka ndeke kuri ibyo ngibyo by'abayabona bakayapfusha ubusa rimwe na rimwe mani kenshi abantu tutavukiye mu miryango ikize usanga nyine dufite ibitekerezo byo gukora business cyane ubundi principe ni iyi ngiyi barakumva gusa niba utaravukiye mu muryango ukize ugomba gukora ku buryo nibura umuryango ukize ugomba kukuvukaho icyo kintu uracyumvise niba udakomoka ku muryango ukize haranira ko umuryango ukize noneho uzagukomokaho ubwo ubega akaba ari wowe uzaba promoteri uko mu nibura mu muryango wawe habonekamo impinduka mu buzima ubwo si umukoro nibyo ni nacyo twese twifuza mani sibyo niyo mpamvu kano kanya ntabwo navukiye muri famiye ya danje ariko nanone ntabwo bimbuza gushaka gukora na movie n'iki sibyo none buriya ariko noneho buriya ngo umuntu avuka afite amahirwe 100% yo gukira
ariko ngo buriya iyo noneho iyo ugize umwaka ukavukiye wenda mu muryango ukennye ako kanya direct 25% abagiye usigaranye 75. yego waravukiye mu muryango ukennye noneho wavukira muri Afrika ndi 25 nayo bivuyemo abiragiye kusigaranye 50 urumva noneho nuvuga rero wakwongeraho noneho ko no mu gihugu kidafite bikarangira amahirwe rero noneho ari kuyoyoka noneho ugatusigaranye 50 uvukiye mu muryango ukennye no mu gihugu gikennye ayo 50 rero kugira ngo nawe uzare kuzanzamuka bigusaba kwihiringa boro kwihiringa kabisa bigusaba kwihiringa ari nacyo kintu turi gukora ako nyine ntabwo ndi bujye kure y'ibyo uriya mubyeyi kandi abantu barebe kure buriya akenshi urubyiruko nibo bantu bafite umwanya pe ariko bawukoresha nabi sibyo usanga umuntu birirwa ngo kuri live bari kwivugira ibintu biraho je hagemba nko guse coloring nkabanguye nko ku bintu nk'ibyo ngo bya live kumva bari kuvuga ibintu bidafite 12 pe ukumva nta kintu na kimwe wakungukira ubundi ugasanga yiriwe kuri social media kuri WhatsApp n'iki bari ibyo bintu nta kintu byakugezaho sibyo iyo internet buri uri kwipfusha ubusa hariya hari amasomo ushobora kwiga ejo akazagutunga kandi wayigiye kuri internet ukabona ama certificate ejo ukagera aho wayidepoza urumva niko bimeze buriya ufite internet ushaka ahubwo nta n'ikintu utageraho ikintu ushaka kwiga kuri internet wakiga wenda uzashaka pratique ntabwo uzabura ahantu ujya kuyikorera ukazasanga urugero kabisa ikintu wifuza kuzaba cyo birangiye ukibaye cyo karangira ubaye cyo ariko nanone hari igihe nyine tuba dufite ibyo bitekerezo byo gukora aho ugasanga ya mahirwe leta iduhereza aragera ku bantu bamwe ntiduhanga amaso kuri leta mwana leta rega nayo ifite leta buriya leta turayirenganya mu Rwanda ariko nta kone niyo se turimo Yannick ewana twaganiye byinshi ngira ngo wenda abari badukurikiye buri wese yagiye kuramo ibye kuko twakomoje hirya no hino buriya ngo kuri gushira mu biganiro kandi ngo zikumva yumvira mu rusako turabashimira rero mwebwe mwese mwadukurikiye kuri Niya TV show utarakora subscribe yuka gukora subscribe kugira ngo ajye abasha gukurikirana ibiganiro byacu n'inkunga ikomeye abaduteye turagushimira rero Yannick ushaka wanavuga nimero ya kugira ngo nk'umuntu ukeneye ibintu byo wenda ukeneye kwamwandikira filime hagiye wenda ukora ni kudirectinga video zawe kudirectinga amavideo y'amafilime n'ibindi amavideo kwamamaza ujya uraneditinga kandi amavideo ikibazo nuko yako ndi kuvugira nanone kuri channel igomba kwamamaza nta kibazo vuga nimero yawe abakeneye kwamamariza bakeneye ko editingira video akeneye kubandikira amascript amascript byose fata n'amashusho niba ufite igikwe ndahari yego urumva ikindi kintu buriya mfite na team ya protocol ku bantu bakora amakwe yego bakora ama event atandukanye amanama ibintu by'ibirori nyine uraduhamagara ni team ya protocol yitwa Isonga Protocol dukora protocol na service hanyuma kandi tukabikora neza kinyamwuga dufite team imeze neza kabisa ukeneye rero service zacu kwamamaza protocol gukora amashusho editinga kwandika script gukora n'ibindi bintu byari byo byose iby'ama graphic design wahamagara kuri 078 28 38 19 Yannick turagushimiye mwakoze cyane. Thank you so much. Sawa